umuntu agiye kwa muganga kandi yatanze mituweli yiwe yangira ntavurwe akakwizamo gupfa. Yapfiriye hehe? Yapfiriye arakwa ibusoro ugira avuye kwa muganga nyine hari. Bimaze kugeza mu masaa moya z'umugoroba nibwo yashizemo umwuka, ubwo umuntu tuba tumubuze gutyo. Yapfuye afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 29. Yego. Yari afite urugo? Urabona nyine yarubatse inzu ye ngiri ya hariya niyo yarasize, yari mu nzira zo gushaka mu mpeshyi. Birangira batamuvuye akurizamo gupfa. No kubera iki batamuvuye? Ngo basanze amazina yatagusohotse neza. Icyo bamuhoye. Yego. Ko yararembye kandi yagiye abagana baramufashije bikazakosoka nyuma. Ukaga gusa aribwa mu nda. Niyo mpamvu kwicara kuryama ntabwo yabishoboraga. Uko nabyumvise numvise ko yagiye kwa muganga bagasanga amazina adahuye mu mashini. Birangije bivamo kutamwakira bitewe n'ayo mazina. Bamugaruye ageze mu rugo ahitagwa. Ahita apfa. Agiye kwa muganga ngo bamuvure. Umuna wanjye yafashwe ku cyumweru mu masaha ya nimugoroba. Yego. Ubwo mujya iryo joro uko amasaha agenda akura uburwayi bugenda bukura, yarebwaga mu nda. Bimaze kugeza mu masaha ya saa 11:15 za mu gitondo mujyana kwa muganga. Yego. Mugejeje kwa muganga twahageze saa 12 n'igice za kumugoroba za mu gitondo. Yego. Ubwo saa 1 n'igice bari bahageze batangiye akazi. Ubwo rero baduha akanimero ka mbere. Ubwo wari uri kuri reception aravuga ngo nimero ya mbere nahaguruke. Ubwo rero icyakozwe ni igiki, twarahagurutse mpagurukana murumuna wanjye mufata nari mufashe mu kwaha gutya. Ngenda nsindagiza nyine uko ntabwo yarakibasha guhagarara bitewe nuko kuruka aribwa mu nda. Ubwo rero akanimero tugahaye wari uri kuri reception. Noneho afata irangamuntu y'umurwayi, afata n'iy'umukuru w'umuryango. Noneho ashyira muri system. Yego. Ashyizemo aratubwira ngo mituweli ntabwo harimo izina rimwe. Yego. Noneho ubwo aratubwira ngo nimugende mujye ku kagari, noneho iryo zina barishyireho, nibamara kurishyiraho ubwo ni kwa sedo na gitifu w'akagari. Yego. Noneho ubwo ndagenda ubwo mushyira ku igare ari ugusindagiza. Harya yararwaye ikibundi? Yararwaye mu nda. Hari abayobozi batawe muri iyo, mbese nibyo koko cyangwa ntago ari byo? Bajyanye umuforomo n'umuganga n'uwo wakoraga kuri reception. Yego. Barabajyanye n'ubu ngubu baracyarimo. Agahinda dufite niwe mwana wari usigaranye n'umukecuru. Igihangayikishije dore ni iki, umukecuru yasigaye wenyine. Yego. Ahora arwaye nta buzima afite. None nkavuga nti niba dushaka mituweli tukayishyura kandi ko uwo mwana ari nawe wanayishakaga, umukecuru ntacyo yari agishoboye, ari we washakaga ayo mafaranga yo kwishyura iyo mituweli, akaba asigaye wenyine nta mbaraga afite. Noneho mituweli azayikurahe, dore ko twanumvise ko mituweli ngo yanazamuwe iri hejuru, kandi bamwe ngira ngo urareba uko inaha n'ubundi nta muyobozi w'umurenge wigeze uhagera, nta n'uw'akagari. Nabo ntago bari bwayamenye, sinzi ko bari bwayamenye. Cyakora ubwo nyine nyuma nibwo numvise twavuye kumushyingura, nibwo numvise mpamagarwa na komanda wa polisi ya Busoro, arambwira ati ejo
wakwihangana ukazaza tukagira uko tubiganiraho. Icyifuzo cyanjye giyewe numva leta yazareba uburyo yakurikirana nyine ikibazo cyacu cyatubayeho, noneho ku buryo iriya centre de santé yahindura imikorere. Basaba guhindura serivisi, umuntu yaza bagana batitaye ngo nta mituweli ntaki, byibuze niyo bamuvura ijana bamuha serivisi, ariko niyo atagira mituweli bakamuvura 100%, byari kuba byiza rwose. Burya ubuzima bw'umuntu buba bugoye. Yes, reka nongere mbasuze mwebwe mukunda kandi mukakurikirana ibiganiro byacu. Ngiye wumva kandi no gusuza ndi mwene Sirake niko nitwa. Reka nizere ko mumeze neza. Shene twitwa Umukunzi TV. Reka nababwire yuko munadukurikirana kuri website twitwa umukunzinews.com. Ngira ngo rero nkuko mubibona turi kumwe n'abagabo babiri, turi mu karere ka Nyanza mbere na mbere mu murenge wa Busoro, ahari ikibazo cyangwa se ahagaragaye ikibazo cya serivisi mbi mu kigo nderabuzima cyitwa Busoro Health Center, aho umuntu aho umukuru w'igihugu nyuma yuko anenza abayobozi ababwira bati mutanga serivisi mbi, ndetse atanga urugero rw'Ikarongi aho uriya mubyeyi wari ugiye kubyara bamwakiriye nabi bakamurangarana bikarangira ahaburiye ubuzima. Ngira ngo rero nyuma yuko umukuru w'igihugu yibukije abayobozi gutanga serivisi nziza ndetse n'abanenga, wagira ngo amatwi yabo ntabwo bigeze bayamutega ngo banumve babishyire mu ngiro. Ubanza ari mpana byarabaye wa mugani ngo mpana vuba ngende. Mu karere ka Nyanza bikaba byaragaragaye yuko hari umuntu wahawe serivisi mbi, ariko mu buryo kugira ngo tutaza kubyita inkuru mbarirano, twaje turavuga reka tubaze ba nyir'ubwite. ngira nko mubona kuri kamera zacu turi kumwe na bamwe mu bagize umuryango. Reka dutangire tubaha ikaze. Muraho neza? Muraho. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Nitwa Sebera Enias. Yego, Enias. Yego. Nkaba ndi mu murenge wa Busoro, akagari ni Masangano. Yego. Umudugudu ni Masangano. Yego. Ku itariki 23 hari kuwa mbere. Yego. Nibwo ariko nsubiye inyuma gatoya, murumuna wanjye yafashwe ku cyumweru mu masaha ya nimugoroba. Yego. Ubwo mujya iryo joro uko amasaha agenda akura uburwayi bugenda bukura, yarebwaga mu nda. Bimaze kugeza mu masaha ya saa 11 n'igice za mu gitondo, mujyana kwa muganga. Yego. Mugejeje kwa muganga twahageze saa 12 n'igice za kumugoroba za mu gitondo. Yego. Ubwo saa 1 n'igice bari bahageze batangiye akazi. Ubwo rero baduha akanimero ka mbere. Ubwo wari uri kuri reception aravuga ngo nimero ya mbere nahaguruke. Ubwo rero icyakozwe ni igiki, twarahagurutse mpagurukana murumuna wanjye, nari mufashe mu kwaha gutya, ngenda nsindagiza nyine kuko ntabwo yari akibasha guhagarara bitewe nuko kuruka, aribwa mu nda. Ubwo rero akanimero tugahaye wari uri kuri reception, noneho afata irangamuntu y'umurwayi, afata n'iy'umukuru w'umuryango, noneho ashyira muri system. Yego. Ashyizemo aratubwira ngo mituweli ntabwo harimo izina rimwe. Yego. Noneho ubwo aratubwira ngo nimugende mujye ku kagari, noneho iryo zina barishyireho, nibamara kurishyiraho ubwo ni kwa sedo na gitifu w'akagari. Yego. Noneho ubwo
ndagenda ubwo mushyira ku igare ari ugusindagiza. harya yararwaye iki bundi? yararwaye mu nda. Yararwaye mu nda, yararukaga, aribwa. Kuko hari amakuru numvise ngo yararwaye gucisha hasi no hejuru. Oya ntago yigeze acibwamo. Yararukaga gusa aribwa mu nda. Niyo mpamvu kwicara, kuryama ntabwo yabishoboraga. Yego. Ubwo rero mushyira ku igare, maze kumushyira ku igare mujyana ku kagari. Yego. Ukiri aho ngaho ni ukuvuga ngo uwababwiye ngo mugaruke ku kagari n'ushinzwe mituweli? Ni wari uri kuri reception nyine, yari wari ushinzwe kwakira abarwayi. Yego. Akareba muri systeme niba mufite mituweli n'umwirondoro wuzuye. Yego. atubwira ngo harimo izina rimwe kwirangamuntu kwigendera. Yego. Ubwo muzana ku kagari. Mugejeje ku kagari, ubwo nsanga abayobozi ntabahari. Bamaze kuba 3:30. Yego. Ubwo mbonye yuko ntabahari, ngiye namushyize ku igare n'ubundi ndakomeza ndamuzana mfata icyemezo cyo kumucyura mu rugo. Yego. Ubwo muzana mu rugo, ndamusasira, ndamuryamisha, ariko kuryama ntabwo yabishoboraga kubera kuribwa, yaragaragurikaga. Nuko ubwo bimaze kugeza mu masaa 9 z'umugoroba nibwo yashizemo umwuka. Ubwo umuntu tuba tumubuze gutyo. Ariko nsubiye inyuma gatoya, mu myaka 2 ishize, ubu ni nyakwigendera yitwa nde? Yitwa Sindayigaya Emmanuel. Yego. Noneho basanzemo rero Sindayigaya gusa, Emmanuel ntaririmo. Yego. Muri systeme igendanye na mituweli. Yego. Ubwo nsubiye inyuma gatoya, hakaba hari umwana wanjye w'umukobwa najyanye kwa muganga mu myaka 2 ishize. Nabwo haba hiyo case yo kuvuga ngo handitse izina rimwe, irindi ntabwo ryuzuye. Nabwo barambwira ngo ningende ngo njye ku kagari, ngo njye ku kagari, noneho ngo iryo zina baryuzuze ngarura umwana kwa muganga. Yego. Ngeze ku kagari banyohereza mu mudugudu, ngo ninze gushaka urupapuro rw'amakuru mu mudugudu mbone kumusubizayo, noneho bamuhe service. Yego. Ubwo icyo gihe naraje mudugudu ndamubura. Nsanga hari ibibazo yagiyemo by'abaturage, harabari yagiye gukiranura mu ngo zabo. Noneho ubwo birangira mubuze. Ubwo icyo gihe urumva uwo mwana ntago yavuwe. Ubwo mudugudu naje gusubirayo mu masaa 6. Yego. Anyandikira urupapuro mubwiye uko bimeze, najyanye umwana kwa muganga, bagasanga amazina rimwe riranditse ariko irindi ntiryuzuye. Icyabaye n'igiki rero, ubwo bwarakeye, ubwo urumva uwo munsi wese bwira buracya, noneho njya ku kagari. Njye ku kagari nabwo icyo gihe nsanga abayobozi ntabahari. Yego. Ubwo ndaza nje nza gusubira mu masaha nimugoroba, nabwo nsanga ntabahari. Ubwo nasubiyeyo bukeye ku wundi munsi wa 3. Yego. Nsanga barahari. Urupapuro ndarubahereje. Ubwo sedo ararwuzuza, na gitifu ararwuzuza, barasinya batera kashi, urupapuro ndajyana kwa muganga. Ubwo ni ku munsi wa 4. Umwana ntiyavuwe icyo gihe, ubwo urumva namuzanye aho. Noneho cyakora Imana yaramworohereje nyine. Noneho ubwo ibyo birangiye gutyo. Ubwo urumva ni case n'ubundi ntabwo bwari ubwa mbere bikubayeho. Ntabwo bwari ubwa mbere, niyo mpamvu navuze nti ngiyewe murumuna wanjye uyu nguyu n'ubundi bishobora kumerera nk'ubushize n'ubundi kuri wa mwana w'umukobwa wanjye, n'ubundi reka mucyure kuko abayobozi mbabuze. Nahise muzana. Ubwo ndaza ndamuryamisha. Nibwo saa 9 z'umugoroba yarashize mu mwuka. Yego. None hari amakuru avuga ngo nyuma y'uko Emmanuel avuye ku isi cyangwa se apfuye, ngo hari abayobozi batawe muri iyo. Mbese nibyo koko cyangwa ntago ari byo? Ubwo icyo gihe nyine bajyanye umuforomo n'umuganga n'uwo wakoraga kuri reception. Yego. Barabajyanye, n'ubu ngubu baracyarimo. None muri make
nyakwigendera yapfuye afite imyaka ingahe? yari afite imyaka 29. Yego. Yari afite urugo? Urabona nyine yarubatse inzu ye ngiri ya hariya niyo yarasize yari mu nzira zo gushaka mu mpeshyi. Intuba ngo ubu asize umusheri niba nibyo mva neza. Oya yari atararambagiza yacyubaka nyine yitegura. Yari atara ibintu byo kuvuga ngo yarambagiza yari ataramara kwitegura yari atarabikora. None se ikigo nderabuzima reka tuve ngo ku kigo nderabuzima barabarangaranye, ese hari ikintu babafashije nko mu gushyingura gutyo nyuma yo gushyingura? Oya ntacyo. Ntacyo nta gihari. Ubu se kuri mwe nta byifuzo mwaba mufite? Nyine twebwe buriya leta ni umubyeyi kandi irareba nyine ikareba kure. Kuta ku bantu ku buryo umuntu yajya ko kubona yisanga agahabwa serivisi nzima zimunogeye. Nta ubuse nuba ngo ibi bibaye nyuma nta minsi yari ishize umukuru w'igihugu aramutse yibukiye nuba ngo ibi byabaye nta minsi ishize umukuru w'igihugu yibukije abayobozi ndetse abibutsa kese y'Ikarongi, ikibazo cy'Ikarongi cyura mubyeyi, numva bijya kumera kimwe. Ese bikimara kuba nta kibazo wahisugira ukavuti none se ibi bintu bite? Nyine narabyumvise numva nyine mbyumvaho gatoya buryo yabwiraga meya w'akarere ka Karongi amubaza ati ibi n'ibi bibaho mutabireba se mushinzwe iki? Ibyo nabyo numva koko ni ikibazo kuba abayobozi batita ku baturage ahanini ngo bakurikirane ibibazo bafite, bumve n'ibyifuzo byabo, ahubwo uko umuntu agiye akabona imikorere itari myiza noneho wareba ukabona ni ikibazo. Ubu se nta bintu by'impuzamarira umukeneye ubundi? Nyine buriya leta gahunda ni iyayo. Leta yareba ukuntu yabigenza ikabitekerezaho rwose ikaba yagira icyo yadufasha. Hereza mugenzi wawe nawe tuganire. Amazina nitwa Kwisaba Alex. Yego. Ndi umuturanyi w'uyu mwana wapfuye n'ubundi. Ngiye inkuru no kuvuga ngo hari akazi nkora k'ubuzamu i Busoro. Yego. Kuri Tubura. Urebye nta byaradutunguye rwose kuko umwana yiriwe ari muzima ku cyumweru, afatwa byikubagaho. Mvuye mu kazi nko mu gitondo kuwa kabiri, numva hari haciyeho umunsi umwe rwose, ni nk'amasaha urebye umunsi wari utaranagera. Yego. Mudamu arambwira ati kugendera mu wa muturanyi bacu yashizemo umwuka. Byarantunguye nambabaza. Nkuko yabibabwiye rero mukuru we, uko yabibabwiye rwose habaye ikibazo cy'uburangare. Yego. Habaye ikibazo cy'uburangare. Kandi izo serivisi urabona mituweli rwose turayitanga. Niyo ugiye kwa muganga bagwa gutunzwe utunini na kwintica ntikisi. Urumva? Kandi mwatanze mituweli cyane. Ukuvuga ngo bakwiye guhindura imikorere bakagerageza ko buryo ubuzima bw'umuntu buba bugoye. None se nta mpungenge iyo murebye ko nyakwigendera yapfuye, nta mpungenge mugira mukavuga ati uko yapfuye n'undi ashobora kuba yapfa muri buriya buryo? Dufite leta turebera, leta burya no umubyeyi. Nkuko wabivuze haruguru. Urumva umukuru w'igihugu iyo nkuru y'umubyeyi w'Ikarongi yahise ayimenya. Dufite ubuyobozi buturebera. Yego. Dufite ubuyobozi buturebera rwose butwitaho cyane. Leta burya no umubyeyi kandi umubyeyi burya arebera impande zombi. Abana. Kuko impamvu nayo mbikubajije, urabona byabaye nyo nta cyumweru cyari gishize umukuru w'igihugu yibukije kiriya kibazo cy'Ikarongi. Ubwo nkavuga niba byarabaye mu karere ka Nyanza, ese abaturage nyuma y'uko nyakwigendera amaze gutabaruka ntabwo mwahise muvuga ati ibi bintu rero wasanga bikomeje gutya, wasanga bigenze natwe bizatubaho? Nabo habayeho uburangare, ni kwa kundi umuntu anegirije ibintu.
habayeho uburangare ntabwo ari ukuvuga ngo wenda byaba bifitanye isano by'iki ariko n'uburangare mbona bwabaye rwose nta kindi cyaba kibyishimiye. ni nk'iki wasaba abayobozi ba kiriya kigo nderabuzima? Ndabasaba guhindura serivisi. Umuntu yaza bagana batitaye ngo nta mituweli ntaki byibuze niyo bamuvura ijana bamuha serivisi ariko niyo atagira mituweli bakamuvura 100%. Byari kuba byiza rwose buryo ubuzima bw'umuntu buba bugoye. Subiza mugenzi wawe, hari nyakwigendera amakuru yavugaga yuko yaba n'ubundi yari yishyurirwaga mituweli na leta, byaba ari byo koko? ntabwo yigeze yishyurirwa mituweli na leta. Nubwo ndetse agahinda dufite niwe mwana wari usigaranye n'umukecuru. Yego. Umukecuru ahora arwaye. Ngira ngo n'ejo bundi kuri uwo munsi wo kuwa gatanu kuri 27 kuri 27 ubwo abayobozi b'akarere bari baje barimo n'ab'intara, umukecuru ubwo bari bankeneye twari turi kumwe nabo, umukecuru arimo n'ubundi yivuza. Igihangayikishije dore niki, umukecuru yasigaye wenyine. Yego. Ahora arwaye nta buzima afite. None nkavuga nti niba dushaka mituweli tukayishyura kandi ko uwo mwana ari nawe wanayishakaga, umukecuru ntacyo yari agishoboye ari we washakaga ayo mafaranga yo kwishyura iyo mituweli, akaba asigaye wenyine nta mbaraga afite, noneho mituweli azayikurahe? Dore ko twanumvise ko mituweli ngo yanazamuwe iri hejuru, kandi bamwe ngira ngo urareba uko inaha n'ubundi tumeze, ni ubuhinzi ariko nabwo nk'ubu umuntu arakora yakora izuba rikava bikagenda ugasanga umuntu abuze umusaruro. None niba mituweli yarazamutse ikaba yarazamuwe nubwo tutaramenya uko bimeze, yego, na bya bitatu kubibona byari bitugoye, byari ikosi, umuntu akayabona bimugoye. None leta yarebye ukuntu ibi bintu yabisubiramo rwose, ikamenya ngo ibi bintu turabona bigoye, kuko n'ubundi umuntu aragana ku kigo nderabuzima nk'uko kuri centre de santé, iyo mituweli yarayishyuye ntabone imiti, bakamwirengagiza, mbega ukabona ni nka business, muri make ni nka business. Uvuze kurengagizwa ni nabyo byavuyemo? Ni nabyo byavuyemo kugenda kwa nyakwigendera, urumva. Ubwo rero nkavuga ni ngewe mu cyifuzo cyanjye n'abantu rwose leta yari kwiye kureba uburyo yiga kuri ibi bintu, kuri ibi bigendanye n'iby'umusanzu wa mituweli, noneho ikareba ukuntu yakongera igasa n'isubiza uwo musanzu hasi, ku buryo waba woroheye buri wese, umuntu akajya awutanga yishimye, kandi yagera kwa muganga agahabwa serivisi nzima igaragara yihuse. None se waruvuze ngo abayobozi b'intara, abayobozi baje gushyingura baje hehe? Ntabwo baje gushyingura, baje nyakwigendera tumaze iminsi tumaze kumushyingura, twari twamushyinguye kuwa kabiri. Urumva yapfuye kuwa mbere, mu ijoro ryo kuwa mbere narayemuvanye kwa muganga, namuvanye kwa muganga uwo munsi, nibwo nimugoroba yashizemo umwuka. Yego. Noneho kuwa kabiri bucya dushaka uburyo twamushyingura. Yego. Nta muyobozi w'umurenge wigeze uhagera, nta n'uw'akagari, nabo ntago bari bwayamenye, sinzi ko bari bwayamenye. Cyakora ubwo nyine nyuma nibwo numvise twavuye kumushyingura, nibwo numvise mpamagarwa na komanda wa polisi ya Busoro, arambwira ati ejo wakwihangana ukazaza tukagira uko tubiganiraho. Ari nabwo nshimira ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda, iritanga rwose n'ukuri, ituba hafi, ikamenya ikibazo aho ibibazo byagiye biba nk'uko nguko, ikageza kubyitaho. Ubwo naragiye nyine tubaza amakuru y'ibyabaye, tumubwira uko byagenze. Ubwo nawe mu gihe kitarambiranye nibwo ukuriye
ribu ukuriye ribu mu karere ka Nyanza nawe yaraje yari kumwe na komanda nabasanze kwa muganga ubwo bantumijeho aribwo bambazaga amakuru ndabasobanurira yewe nirangamuntu barayinyaka tujya muri reception bashyizemo basanga koko ni izina rimwe bati none se ubundi ubiri izina niyo ryari gutuma umuntu adahabwa serivisi ngo avurwe noneho ibindi wenda bikurikiranwe nyuma ariko uyu muntu yahabonye imiti ubwo ibyo nabyo bihita biba ikibazo ubwo bakomeza kubikurikirana gutyo uko bantumijeho ngenda bambaza mbasobanurira nguko byagenze. Iyo nama se yari irimo bande n'abande? Iyo nama yari irimo executive w'umurenge n'ab'utugari abandi nyine nabo bari baturutse mu ntara no mu karere hari harimo n'abayobozi b'ibitaro bya Nyanza ariko bagiye bambwira amazina ariko sinakubwira ngo uyu yitwa gutyo bitewe na stress nayo mfite no mu mutwe icyo narebaga nibyo bambazaga gusa nkabasubiza. None reka tugere ku musozo muri rusange ni iki uri gusaba? Yewe nasabaga ko icyifuzo cyawe nasabaga ko leta yareba ukuntu rwose yakwiga kuri icyo kibazo ku buryo bibaye ngombwa mu mbaraga zayo n'ubushake n'uburyo ikunda abaturage bayo rwose yareba ukuntu yagenera uwo mukecuru ubufasha nk'ubu iyi nzu yiwe nyakwigendera urabona uko imeze nta suku mbega yisize gutyo nubwo yarisakaye ikabiriho turatwugi niyo umukecuru arimo igiye kumugwira ubwo rero leta yareba ukuntu yabigenza ikaba yamuha ubufasha. Reka tugushimire cyane dukomeza no kubihanganisha. Nukuri murakoze. Agiye kwa muganga ngo bamuvure birangira batamuvuye akurizamo kupfa. No kubera iki batamuvuye? Ngo basanze amazina atagusohotse neza icyo bamuhoye. Yego yapfuye ryari? Nejo bundi nta minsi irashira myinshi. Nk'abaturanyi be mwabyakiriye gute? Urupfu rwe mwarwakiriye gute? Bakuntu babyakiriye ntabwo babyakiriye neza kuko byarababaje abaturage bose. Nyine wowe ku giti cyawe mwe musanzwe muziranye? Igihe turanaturanye giyewe. None nyine ndi kugira ngo imbamutima zawe wabyakiriye gute? Ntabwo nabyakiriye neza kuko byarambabaje naho byanteye agahinda. Umuntu agiye kwa muganga kandi yatanze mituweli yiwe yangira ntavurwe agakwizamo gupfa. Yapfiriye hehe? Yapfiriye arakwa ibusoro ugira avuye kwa muganga nyine hari. Ku ikigo nderabuzima cyitwa ngo iki? Ni Busoro cya Busoro. Yego reka tugushimire cyane. Ngo watangira wibwira abantu badukurikiye witwa nde? Ndiye twamfuje Claudine. Yego Claudine. Nkabona abamuturanyi wo muntu. Yego batakiriye neza. Tubwire byagenze gute uko wabyumvise? Yewe ko nabyumvise numvise ko yagiye kwa muganga bagasanga amazina adahuye mu mashini. Birangije bivamo kutamwakira bitewe n'ayo mazina. Bamugaraye ageze mu rwayi kagwa. Ahita apfa. Noneho nk'umuturage mugenzi we wari uturanye nawe wabyakiriye gute? Urupfu rwa rwakiriye gute? Njyewe ukuntu narwakiye ntabwo narwakiye neza kubera ko njye navuga ko habayeho uburangare. Ubundi buriyo hatabaho uburangare baba baramwakiye bakazasigara babisoza nyuma kubera ko bitewe n'uburyo wabonaga ameze. Yararwaye iki? Ntago nasobanukiwe icyo yararwaye ariko yararembye kandi yagiye abagana baramufashije bikazakosoka nyuma. Ni nk'iki rero wasaba ubuyobozi kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba? Icyo nasaba ubuyobozi baramutse umuntu abagannye babona ameze nabi wenda bagasanga hari ikosa riri muri ayo mazina cyangwa wenda no kuri mituweli niyo yaba atarayitanze bamufasha yaba ataratanze mituweli bakamuvura akishyura wenda 100% ariko bavuye umuntu ari muzima. Yego reka tugushimire cyane. Murakoze.